ntago ari we ariko icya kabiri ni inshuti rwose Patos buretse umenye iriwe neza Were neza rugimba bite? sawa umeze neza Ndashima Imana ntari kabisa. Ibi amakuru yayo wana. Asa grand frère utamo bitese. Agesa superstar. Meze neza. Ariko nawe mu star ubundi uri wakubita na kira kiroso cyawe wana. Byari kera ubu ngubu narashize. Ngewe kera nabonaga byanga byakunduza no mu mashampiyona yo hanze. Byari kera ubu narashize. Kimenyi yagize imvune. Ni imvune ni cyo kibazo wagize. Ni imvune. Akavune nako kanshubije inyuma ibintu byose, mentally, physically, ibintu byose. Birabyo nabyo bishyira abantu hanze cyane. Kuko uri one of the best goalkeepers kabisa igihugu cyagize. Kandi uracyari mutoya. Yagerageje ibishoboka kabisa. Urashaka gukora comeback ariko? Nzakubwira. Actually nuko narinyuzeho mbona mufite topic ariko nari rimaze iminsi mbyibaza kubera ko nje ndumwe mu bakinnyi batagerageza wenda kumva ibyo itangazamakuru rivuga kandi bavuzweho ibintu byinshi bitandukanye. Urakomeye. Nagende no kuri ibi ngibi Patos yaravuze. Nagende no kuri ibi ngibi Patos yaratangiye kuvuga. So byatangiye wenda navuga byatangiye cyane nko muri APR kuko APR buri hari kuri bifite wenda abakinnyi bayo batinya kubavuga. Ariko nyuma yaho iyo ugiye mu mind my equipe ubusanga n'umufana gufite ijambo rinini cyane. Ariko nge nigeze kugira ikibazo, hari umunyamakuru ntashaka kuvuga izina yavuze yaharabitse inkuru yanjye na Abdul y'ukuntu ngo twarwaniye muri lokale ngo dupfa umukobwa, kandi n'umunyamakuru mukuru ibintu arabivuga abibeshya. Tujya no muri RMC dushaka umwavoka kugira ngo atufashe, ariko nta kintu byigeze bitanga. So nibyo mpamvu navuze kuri la commentaire ndavuga nti niba abanyamakuru wenda bashobora kuba bagira ikibazo kimeze kuri bo ubwabo, abakinnyi bo ubu bafite ibihe bibazo bingana bite? Kuko abakinnyi benshi bo mu Rwanda batinya gusohoka ngo baze bavuge ibibazo bafite, ariko ni byinshi. True. So rero iyo point uvuga niyo wa mugani bavuga bingana kuri, kandi burya itangazamakuru niwo bafatanya bukorwa banyu, niwo bagomba kubavuga neza, niwo bagomba kubazamura, niwo mugomba gufatanya mu buzima bwa buri munsi. So wa mugani bazana inkuru nk'izo ko nk'inkuru y'abakobwa ni inkuru yakurangiriza kariyeri, ntago ari mu Rwanda gusa n'ahandi hose. cyane ntago actually abenshi babikora bafite icyo bagambiriye. Kuko ngiye nk'urugero ngarutse kuri ibi ngibi, wenda ngerekana itanga y'urugero, ntabwo nshaka kuvuga kuri bagenzi banjye kuko abenshi ntabwo bagiye bavugwaho inkuru ziremere nk'izanjye. Nigeze kuganira na president wanjye ndi muri Kiyovu, ndamubwira ko ngiye natangiye kumva ruswa ngeze muri aya ma equipe yandi. Kubera iki mutarashyira umuntu ku mugaragaro muvuga ati uyu muntu twamufatanya igihanga cya ruswa, nimurangiza mu mushire hariya bibere isomo abakinnyi bose bo muri rusange, mbese abasportifu bose bamenye ko hari ruswa, hari ibi bintu, ahubwo bikava ku maradiyo bavuga ngo Kimenyi yari ruswa. Kuko ntago ngiye ntekereza ko abakinnyi 40 bose, equipe igizwe n'abakinnyi 40 arimo n'abatoza, ushobora kuba naza nkaba intandaro y'abandi bantu bose. Kuki naba victime y'abandi bantu bose, equipe itakaza amafaranga angana kuriya, ntimugende ngo muvuge ngo Kimenyi yakoze ibi bintu, RIB cyangwa se abandi bantu bafite ubushobozi n'ububasha bwo kubicunga babijyemo babizane ku mugaragaro, hanyuma uwo muntu ahanwe. Kuki biva ku maradiyo bikaza bikica izina ry'umuntu? Bira no kwica izina ry'umuntu, gihe bararyishe bigera aho ngaho. Cyagihe uri wacu muri Kiyovu kuri match ya za Sunrise n'iki, so batangiye kujya bamugane bakumenasa cyane turi igikombe. Oya but sinzi when ntago nzigiye atagiye gufanira Kiyovu, ariko ngiye mu gihe namenye Kiyovu nzi ko umwanya yagize cyangwa se performance nziza Kiyovu yagize ari igihe nari ndimo mu myaka 3 namazemo cyane pe.
na match tugushinja ntabwo ari nyinshi, tugushinja match ebyiri, Etoile de l'Est 1-1 i Nyamirambo kuri shampiyona yabanje, Nose Patos, ni Nyagatare ikira gitego kiri Mugande. none se reka nkubaze Ninjoro, uri umunyamakuru kandi ntekereza ko utari umunyamakuru woroheje, sibyo? Ureba shampiyona zateye imbere, utari no mu Rwanda gusa, shampiyona zindi ziremereye. Wemera ko ikosa ribaho? Ndabyemera. Rero ubasha kubyemera ntabwo wabigerera. Urugero rw'igitego Garcia yatsinzwe cya mbere kuri uretse na Garcia kiriya yatsinzwe nijoro, wenda kiriya ni ibintu bisanzwe, ariko nshobora nanjye ubwanjye kukitsinda cyangwa se nkakora erreur. Kuki bibaho? De Gea yatsinzwe ibitego bingana iki muri Manchester United, abantu babonaga ko arimo gutsindisha ikipe, ko batavuga ko yari ruswa. Simbizi kuki ibintu byose mubibarira muri kuki se nabyukaga nkakina neza mutazaga amakosa angana iki, abataka bahusha ibitego ko mutabavuga kandi akazi kabo ari gutsinda. So Pato, urumva hari urundi rwego namwe mugomba kurenga. None se Kime abayovu ntago watwumva kubura ibikombe bibiri nta hantu na hamwe nta hantu na hamwe nabumva, kubera ko namwe mugiye kwireba wenda mushobora gusanga hari ababigizemo uruhare. Sinshaka kubyinjiramo ibyo bintu kuko aka kanya ni ibintu binini cyane, sinshaka kubyinjiramo, sibyo? Ariko njyewe kucyo nasabwaga nk'umukinnyi, kucyo nasabwaga nk'umuntu, ngiye kukubwira muri detail, we ushaka no gusanga ukavuga ahubwo njye niwe ukwiye kunsaba imbabazi gusa. Ahubwo Kime wamuganira akantu uvuze nk'ubu koko tuzongera kugira cyo bimeze nk'iriya koko? Nta nubwo izabaho. Ntabwo izabaho. Ariko ubwo niko mwabyifuje, kandi nyuma yaho naragiye muvuga ko ni ruswa, nyuma yaho none numvamo ruswa. Urumva hari ibintu mugomba kurenga nimba mushaka gufasha football yacu, cyane cyane none ku bakinnyi. Ntekereza ko nimba football yo mu Bwongereza ikomeye no kubera ko ibezingiye kuba bene gihugu babo. Media ifasha abene gihugu babo kugira ngo umupira waho utere imbere. So rero twebwe n'umukinnyi w'umunyarwanda ugerageje kuzamura urwego akakora ikosa rimwe, ibi bintu birenze. Nk'ubu nababajwe no mu mwana Pierre kuntu bamaze iminsi bamukritika, ibintu bisanzwe. Pierre bamuteye ibitego bibiri biri inyuma Sifase bijyamo, ubu tayari yahise ajya mu ntare. Bro, biriya ni ibintu ubu ni nko kumutraumatiza kugira ngo wongere agaruke kuri level ye aba ari ku hejuru kuri top, abiri ibintu bireze. Ariko urumva nanone byari byabaye kuri match ya Police kuri finale, afata agapira karamucika urawo mu runda. Patos, reka twumvikanaho gatoya. Patos wohagarariye abafana benshi bakunda kwataka abakinnyi bitewe n'amakosa bahagarariye. Nanone mugomba kumenya ko abantu ni abantu, urabyumva? Umuntu ashobora no kubyuka nabi uwo munsi ibintu ntibigende neza. Kuki se ikosa rimwe akora muri match 20 ari ryo mukuririza? Ariko urumva none se Ruta, finale irabaye, Aperi tsinze igitego kigombowe, haje n'ikosa ryawe, birarangiye igikombe Aperi kibuze, buceye bugiye Bugesera, Aperi shizemo bibiri, Bugesera bigomboye ku matire dorwe yo muri metero 30, ukazugwa Aperi nyine urumva nayo nta kindi yakora, yitivuga iti n'abakinnyi umuntu agiye muri metero ari ukuvuga ngo umukinnyi ngo baritsindisha abakinnyi abazamu y'Uburayi ntabwo nagaru kwitsindisha, ntabwo navuze kwitsindisha, twavuze nyine hari gihe ubu ufite ntuza muri iyo minsi nyine nta Patos. Ndatekereza Kimenyi nimba yatsinzwe ibitego canke Pierre ari umufana wa complaininze, ntabwo yabigiraho ingaruka kuko n'ubundi arabizi, n'ubundi gutsindwa kwiwe abafana turarakara cyangwa turareacting. Ariko abanyamakuru kuba bagenda bakamuvuga bakamaraho nka 2 hours barimo barakompura performance yiwe, nibavuga ibiri mu kibuga. Dele Ali yarabivuze documentaire muri documentaire. Umutoza cyangwa umunyamakuru naza akagutuka cyangwa birakwangiriza, ariko umufana n'ubundi abazi. Kimenyi ashobora kuba atazi na commentaire z'abafana bitewe nuko n'abanyamakuru yumva cyane, kuko ni mwebwe yumva kuruta uko yumva abafana n'ubundi bavugira muri stade, bavugira mu mazu yabo, bavugira ku mateleviziyo, ariko ntabwo baza ngo bamuharasinge atabihaye wenyine. Ariko umva nkamwe nk'abanyamakuru nimwe mu complaininga cyane kuruta uko abafana bana complaininga, nimwe mutuma n'abafana barakara cyangwa bishira nk'umuntu nabi kuruta uko
ndavuga ngo umukinnyi cyangwa umutoza. Reka twumve Ruvuyanga icyo bivugaho. Ruvuyanga biriwe? Uraho neza Rugimba? Umeze neza? Ndasuhuza umuntu bita Rutamu, nawe ndamusuhuje, grand frère Rutamu. cyangwa wabaye koroneri ubu ntabwo baratuzamura. Naracyari Na muri tayari ugizamu. Kimenyi salamu. Ruvu yabiteze. Ni sawa bro, meze neza. Meze neza bro. Na Patos namushuje na Julius Kita. Twagusuje Ruvuyanga International Caporale. So ngewe muranyihanganira, ntabwo ndi butinde kuri iyi live kuko Rugimba naranzamuye nacagaho ngenda mbona mufite live. Rugimba naranzamura nanga kumusuzugura kubera yuko one nari mbakumbuye nkaba grand frère, kumva muganira ibintu by'umupira kandi sometimes wenda mwarabigiye nko ku ruhande mukajya mu zindi nshingano, ariko bikagaragara yuko still aho mwajya hose mukiri abanyamakuru, kandi twese cyangwa benshi muri twebwe twafasheho urugero cyangwa se mwatubereye icyitegererezo, nari kubasuzugura mu yandi magambo. Nagize rero n'ibyago mpfusha mukuru wanjye, ubu ngubu ndi mu ntara, ariko umwuga dukora nyine ari n'uwo gutegeka kuvuga kandi bitari ngombwa kuri buvuge. Ntabwo nzi ukuntu mwatangiye, ariko ibyo mbashe kumva bikeya ni uko mu mupira wacu mu by'ukuri twese nk'abanyamakuru dukwiriye kwemera uruhare rwacu mu bitagenda neza muri uyu mupira. Uruhare rwacu nk'itangazamakuru rya siporo rurimo. So ibyo rero nsanze ngira ngo ni Kimenyi nawe ari mu bakinnyi bavuzwe n'abandi nk'uko muvuga yuko mpira arimo kuvugwa, ariko hari ikintu giye kimbabaza. Nabashije kugenda mu bihugu bikeya muri Afurika, ariko murebye uburyo itangazamakuru ryaho rifata abakinnyi b'abene igihugu b'iwabo, ntabwo mushobora kubyumva. Ndahera hatari kure nko muri Tanzania. Ntabwo ushobora kubona abanyamakuru ba Tanzania cyangwa se abafana bo muri Tanzania babuwinga umwene igihugu w'iwabo, niyo yaba akina nabi, niyo yaba ari umuswa gute. Nibo bantu ba mbere bamuzamura, bamupromotinga, bamukorera ibintu byose. Wibeshye ukine nabi cyangwa se igitego kijyemo uri Jigwi Diarra, babona uratsindisha ikipe yabo, barara banakwirukanye mu gihugu. So mu gihe twebwe biratandukanye, dupraising abanyamahanga, ariko ba bandi twita ngo ni Kanyarwanda, we don't give a shit, tuba twumva twanabajugunye. Mu bihugu by'Abarabu hariya bose ba Jihad barimo gusinya, abangaba ba Manzi Thierry barimo gukina muri za Libya, abana bacu bari mu Misiri ni ba Casemiro, muzababaze. Ntabwo biriya bihugu bijya bisinyisha abanyamahanga barenze 3, ntibishoboka muri equipe. Nizi za Pyramid, nizi za Al Ahly, uzabara abanyamahanga barimo ntibashoboka kurenga 3 kugira ngo bagusinyishe. Ubu uri umukinnyi uri exception, nukuvuga ngo qualities ubu ufite nta mwara umwe nawe ubuzifite. Ubu uri umuhanga ukomeye cyane kugira ngo ukine muri bari abagabo muri Maghreb. Kuvuga ngo mu yandi magambo, ibihugu byinshi byubaka umupira wabo bahereye ku bana b'iwabo, nyine ku bakinnyi b'iwabo. Kuvuga ngo abanyamahanga baza ari ba bandi nyine karite ya mbere. Mu gihe twebwe bibabaje, abakinnyi tugura muri rusange, sinshaka kuvuga ikipe, muri rusange guhera muri za Etincelle kageza muri izi ngizi zitwa ko zikomeye, abakinnyi tugura sinakubwira ngo nimero ya kangahe, ariko usanga kenshi zibanziriza za nyuma. Ukajya ngo ukamusingiza, ariko umwana wazamukiye muri Etincelle akavamo ajya muri Kiyovu, akavamo akajya muri Rayon Sport cyangwa muri APR,
yakora ikosa rimwe ugatangira kumutuka ngo ni Kanyarwanda ngo ni iki whatever. So ibyo rero igihe cyose utaricara nk'itangazamakuru ngo twemere uruhare rwacu mu gusenya uyu mupira nta kintu tuzageraho. Icyangombwa ni ukwibwiza ukuri tukamenya ikintu twafashe uyu mupira, nk'uko Rugimbana niba sinzi niba Rutamu bivuze, niba tukamenya ko turi aba partners b'uyu mupira wacu, tukabanza tukibwiza ukuri, tukavuga ibintu byubaka, tukavuga inkuru ziri positive, and then abanyamahanga bakaza bagera mu Rwanda bagasanga abakinnyi bacu barubashywe. So mu by'ukuri ngewe ntiriwe njya muri detaye nyinshi, itangazamakuru rya siporo turimo kugira uruhare mu kutagenda neza k'uyu mupira, tutiriwe tujya muri byinshi ngo tuvuge ngo Ferwafa nabo hari ibyo bagomba gukora, ngo Minisiteri ya Siporo hari ibyo bagomba gukora, ngo inzego zitandukanye zireberera uyu mupira hari ibyo bagomba gukora, ariko twebwe nk'itangazamakuru rya siporo turimo turafasha iki sosiyete. None ahangahe Rayon Sport na APR zigiye gukina baravuga ngo umupira ngo usigaye ku maradiyo ntabwo uri mu kibuga. Impamvu usigaye ku maradiyo nyine ni uko twirirwa nyine tuvuga ibitabaho, tuvuga nyine dushyashyariza ibintu bidahari, ariko twabanje tukafatanya kubaka uyu mupira tubwira abantu amakuru ari positive kandi ko yabaryohera. Ntabwo itangazamakuru njya ibi bintu byo gutwika ngo kugira ngo hashye nyine nk'uko nabonye inzego zavuze ngo gutwika ntabwo bikigezweho, ariko ibi bintu nyine byo gushyashyariza ibintu bidahari byaje ubwongeye nari ngeze mu itangazamakuru. Kera mwebwe mugikora numvaga nta gushyashyariza mugira, kandi abantu bazaga kuri stade. Rero nyewe ari ukubera ngira ngo itangazamakuru ryabaye rigari, hakaza na YouTube hakaza n'iki views zigashaka kuzana amafaranga abantu nyine bataye umurongo w'itangazamakuru abenshi. Ni buryo no kubibona ukabibona nyine urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru, niba sinzi RMC niyo nshaka kuvuga, uburyo isigaye itamara ukwezi itanditse statement ivuga ku itangazamakuru rya siporo, nuko byanga bikunda ari bitagenda neza. Dukeneye kwikubita agashyi tukikebura, byaba ngombwa nyine namwe nubwo mutari mu gihugu ariko murabikurikirana ndabizi, mukentervina nyine mukamutubwira ati ariko tukirikora twarikora gutya kandi rigashyuha, nta murekera aho ngaho mugezaho. Inararibonye mu itangazamakuru bose bagahaguruka. So njye rero mbonaho ahantu ibintu birimo kugana ntago ari ahantu heza, aho nyine abanyamakuru basigaye batakana kugira ngo ujye mu kibuga uvuga abakinnyi ba Rayon Sport batsinze polisi, uburyo Rayon Sport yari nziza, uburyo polisi nyine buri gihe. Ese ejo polisi yatsinzwe uyu munsi, ariko ejo kugira ngo uzumve umuntu ushobora gukura inkuru akavuga ati polisi kuva ivutse ntiratwaraho shampiyona, ariko se ibura iki? Ifite abayobozi bakomeye batinyitse, ifite ingengo y'imari iruta ya Rayon Sport, ifite abakinnyi beza kurusha n'aba Rayon, nuko iki polisi irimo kuva ku gikombe. Ibitangazamakuru zumva bari nko kuri iyo ngingo ni bakeya cyane, ariko ibyo ntabwo byakura views Rugivanga, ntabwo byakura views ngo abantu tujye ibyo byakura views. Ariko nabyuka tukaruvuyanga turahurura twese niho byapfiriye. Rugimbana, Yes. bro, thank you so much. Reka mbareke muganire, mukomeze muganire naho Patos yo n'umusazi, reka mureke. Urakoze Pato, urakoze kuri point makinze. Kandi ukomeze kwihangana, turakwihanganishije cyane pe. Thank you so much guys. Urakoze. Rugimbana, wabyumvise ko ibyo byinshi navuze na Ruvuyanga nawe abyemera nk'umunyamakuru ukora ibyo biganiro Neza. aremera neza ko media rega ntabwo professionalism cyangwa ubunyamwuga wabuhuza n'amarangamutima, ntabwo bishobora kujyamo bihwanye, ntibibaho. Ntabwo byajyamo bihwanye pe.
wenda n'abandi turaza kumva uko babivuga. Aha wenda nuko wenda Ruvuyanga yamanutse, uzi ko hari abareyo bajya bababazwa ngo nuko ngo Ruvuyanga ngo ariwe ngo usuhuje abafana ngo ariwe uri kogeza Reyo ngo ubwo ngubwo turatsindwa. None se ibyo bintu koko ubwo ari Ruvuyanga ngo uri kogeza ngo buriya Reyo iratsindwa? ariko Ruvuyanga nawe nuko agiye Ruvuyanga ariko nawe ari mu banyamakuru bishe intuza y'umunyamakuru. Ni umuntu wafata uruhande rwose ukabona ko umufana wa APR ku buryo n'umwana w'imyaka 2 avuka abizi. Umva nawe ari proud cyane ariko na Sidike nuko neza Sidike we ntari proud. Sidike ntari proud zone ntamubonye ahagaze mu bafana ari kuvuza agafirimbi afite kabuza ari mu bayoboye. Urumva nabo ntago ari shyashya nabo. Naraza birakwiye pato bikwiye ko umuntu nka Sidike ajya muri stade yambaye imyenda ya Kiyovu agahagara no mu bafana ba Kiyovu afite bubuzera y'icyatsi n'umweru. Urajya kure wavuze ko Faustinho se nawe uvuga ko ari umureye 100% akaza rwose kandi mu kanya akaza kujya kuri mikoro agasesengura umupira. Umva ntaho byatangiye umupira niko pato. Ibaze tugiye kubona tukabona nka Jado Castar agiye muri stade yambaye umupira wa Reyo kandi ari mu kazi. Ushaka kumbwira yuko byaba bimeze bite? Jado Castar muri stade yambaye umupira wa Reyo. Ariko reka nzomaze kimenye ubona gute ibi bintu by'abanyamakuru na transfer zo mu Rwanda kubakinnyi bagenzi babo mu bivugaho icyumweru? Ibyo bintu njye sinshaka kubyinjiraho kubera ko nkuko Ruvuyanga bivuze hari ibintu byinshi byagiye bisobana kabisa. Niyo mpamvu nkubwira ngo abakinnyi bacu b'abanyarwanda bagize ukuntu nyine babohoka cyangwa se bakagira nabo urugaga, kuko nk'ubu ngubu ntekereza ko nta rugaga rw'abakinnyi hari ruhari uburyo twajya duhuriramo tukavuga, ariko rushobora kuba ruhari ariko menya rutari nyine tutarisanzura ngo tujyemo tuvuge ibyo bibazo byose duhuriramo nabyo. Ko hari nk'igihe ekipi gushaka igashaka kugura Kimenyi ariko ugasanga ari nk'umunyamakuru runaka ugomba gutanga undi mukinnyi, usanga hari undi munyamakuru rwose ugomba gutanga undi mukinnyi kandi we transfer yawe ntinakundi. Ibyo ngibyo ngiye byagiye bimbaho inshuro nyinshi, ariko n'ubundi warebaga uwo bazanye ukabona nta difference aje gutanga kandi wenda yaraje kugira ngo agire icyo amarira ekipe. Rero icyo mbona nuko hakagombye kubaho professionalism mu itangazamakuru, nano n'ababashinzwe bakabahereza guidance nyine y'uburyo bagomba gukora itangazamakuru. None se uduhaye nk'ubuhamya gatoya nta transfer yigeze gukora ukabona umunyamakuru yashaka kuyimvugingamo? Hafi ya zose ahubwo nyinshi nibo basaba sema percentage cyangwa babimeze. Njye ntayo naguha, njye nta percentage naguha. Wangurishije ubuse wangurisha mu Rwanda hano ni marketing n'ubundi ariho nyina ukambwira ngo ngiye kuguha amafaranga. Sometimes n'ubundi okay abakinnyi bacu nabo urumva nibyo mubwira njyewe abenshi hari n'igihe bantukaga kubera ko ntabwo ibyo biboro nabibahereza, mbese ntabwo alare zanjye ndi gukina muri championnat equipe igiye kungura Iranzi, umuyobozi uri mu mpamagari turaziranye. Okay ushobora gukora deal nk'umunyamakuru kandi ati ngiye kugurisha Zambia, aho ngaho nakubwira ni nk'umuntu wari we wese nakubwira ati aho ngaho ni move nziza. Ariko se tuvuga urugero wenda ndi gukina wenda nko muri Muhanga cyangwa se okay wenda Muhanga ni nto, tuvuge ndi muri Kiyovu ugiye kujya muri Rayon Sports ukambwira ngo ugiye kunkora transfer gute se? Undi championnat already nyirimo ugiye kungura Aranzi yakoraga nk'ubu umaze imyaka 3 ntari mu kibuga, nk'ubu umaze imyaka 3 ntari mu kibuga, ushobora kumbwira ati ngiye kukugurishaho nkabyumva nkakubwira ati nzaguha percentage kuko nta muntu umaze imisa mbona. Ariko usanga abana bagenzi banjye barimo barakora bari gushyiramo imbaraga nyinshi zinagaragara, bamwe mu banyamakuru bakamubwira ati ngiye nzagukorera deal. How? Mugurisha i Burayi tuvuge ati na equipe nationale yungutse umukinnyi ukomeye, ubonemo na percentage igaragara n'umukinnyi nawe uvuga ati byibuze urwego rwe wararuzamuye. Ngiye ndashaka kumva ubuhamya bwawe, donc niyo utashobora utubwire nk'ukuntu process yagenda gite, yaraguhamagaraga kugira ati ngiye kugurisha aha ngaha baraguhaye ngaya ndashaka ya byagendaga bite? Ntago dare ku mupira
ntuvuge izina ry'umuntu. oya teo oya ibyo Kimenyi arimo kuvuga nibyo aracyari muri kariyeri Yacyari muri kariyeri. urumva nanone aramutse avuze n'urugero ngo aramutse avuze ukuntu yaje muri Kiyovu avuze nk'ukuntu yaje muri Kiyovu hari abantu baba bazi umuntu wamuzanye bikahita biraba. Oya ntabyo kunzana hariya njye naje ndi on top bro. Njye nari first goalkeeper muri national team, hara naje nta muntu nzanye, you get? cyakoze kime nitwe amakuru mfite Kiyovu nitwe twagwaye recruitment manini kurusha ikipe zose wanyuzemo kuva wavuka. Nta makuru ufite nyine yo amakuru ubwo se ayo nafashe ahandi urayazi ayo nafashe. Amafaranga nafashe muri twabaye amafaranga menshi recruitment kabisa. Amafaranga nafashe muri Abero yazi. uri bukuza muri Kiyovu match niyo kipe ubona itanga amafaranga menshi kurusha izindi kipe zose. cyagiye Kimenyi yararyoshye twese mu ikipe y'igihugu tuvuga dutadahari twabirya. Nyine mwumvaga urumva mwabonye forme nari ndiho na equipe yanyu ukuntu mwereda yari imeze mwavugaga ati mbaciye ibiceri byinshi. Byaradutunguye pe ntabwo twumva ko Kimenyi yaza muri Kiyovu. Harana no Juvenal atangiye kwemeza zishyushye ibintu kabisa. Uri umukuntu ari mbona kamaye gufata best. Transfer zagera zizi ariko ntago amafaranga nazikuragamo. Bose amafaranga nafashe mu myaka 5 yose namaze muri Apero urayasi. Ugaruka mu kibuga bashaka kugaruka mu kibuga reba abazamu bose barimo gufata n'ubundi generation yawe niba ari izo mvunu zivuze neza ari kugaruka mu kibuga Kamenge. Rugimba none Rutamu ndashaka kubabaza. Utarababaza umunyamakuru w'umufana w'ikipe cyangwa umuvugizi w'ikipe yaba umunyamwuga bigakunda. Umuvugizi w'ikipe umuvugizi w'ikipe cyangwa biragoye kugira ngo umunyamwuga kubera ko yaba netre kumufata muri angle runaka biragoye. Nsubije Chita yego pato RMC yashyizeho itegeko ry'uko nta munyamakuru uzongera kujya avugira ikipe. Sinzi ngo niba ntabwo ari wonye mu gitondo ibyo ngibyo bimaze ahubwo bari barabiviolence kubera iki ubu nta munyamakuru uzongera nka ngo ukora kuri SK ngo ugiye kuvugira Aperi oya babikuyeho. Umunyamakuru afite uburenganzira bwo gukora icyo ashatse. Ntabwo bikwiye Rutamu, ntabwo umunyamakuru ushinzwe ubuvugizi bwa Aperi yaza kuyisesengura ibitayigendamo. Aperi yahita imwirukana. Ikindi n'abaturage ntabwo bakumvikana. None se ubu ngubu actually itangazamakuru ririmo kuza muri iki gihe ni itangazamakuru ry'abantu n'ubundi baba bafite amakipe babogamiyeho. Nk'ubu izo analize Kimenyi arimo gutanga njyewe namwumvaga cyane yavamo umupfundiki mwiza cyane aramutse arekeye umupira. Urumva kubera ko umupira awubayemo azi kuvuga yanariza neza ibibazo byose by'umupira arabizi. Umufasha ukamugira umupfunditi urumva yavamo umupfunditi mwiza kurusha kuzana umwana w'umunyamakuru no kumenyereza. Urabyumva rino itangazamakuru irimo kuganira ryo kwisi. Ubu ngubu abanyamakuru bari barajya ku ruhande abantu bakimu Ruta reka nkubaza ikibazo kubera icyo abantu bose uzarebe n'urugero nko muri Ferwafa. Umuntu ava muri Ferwafa yayoboraga Ferwafa tukahita tumubura ntaze kuri stade. Kimenyi arareka umupira tukahita tumubura ntaze kuri stade ngo tumubonere ari kureba match. Ibintu biterwa n'iki bibi kuki abantu bava mu mupira wacu tukahita tubabura man. Reka ngusubize tutarana jya kure y'ibyo kitarabajije. Abantu babibasira gutyo uyobora warangiza ukaza kwicarana nabo muri stade. None se Olivier Volcano simperuka kumubona ntuza Kimenyi simperuka kumubona nayo matiku abo bamigi simperuka kubabona ngo naba ku buyobozi bw'ikipe bagarukanye mwirirwa musangira kofi mu mureba n'umupira hawo abantu bagomba kureka ibintu by'amatiku n'uburyarya. Icyo gihe abantu bazagaruka muri stade nanjye ntabwo nagaruka muvuga De Gaulle twaramubuze ariwe muntu aturyoherezaga twaramubuze De Gaulle reka da. Ariko point tugaruka ku kibazo cya Chita biragoye kugira ngo ube umunyamakuru w'umunyamwuga mu gihe wamaze gufata uruhande rw'ikipe uvugira, kuko iyo wamaze kuba PR w'ikipe runaka nta na rimwe ushobora kumva ibintu bibi bivugwamo ngo ubikomanteho. Urumva icyo kintu bahita bakwirukana cyane. So buri gihe niyo utabikomanta waceceka. none se ubwo wumva ucecetse uri umunyamakuru ukomeye ikiganiro nabo bikakubabaza kuko waba uzi ko bariho kuwushirishamo. So wajya no ku ruhande ukababwira ati mwe murekeye aho ngaho nzababwira.
urumva so icyo gihe birumvikana ko haba habaho icyo bita bias. However nemera neza yuko yara w'ikipe runaka ariko n'itangazamakuru rikora neza byose byaterwa nawe ukuntu bikora. ntabwo bishoboka noneho Ziko mu Rwanda Chita yamaze kwishyiramo ko umupira wo mu Rwanda witwa n'abanyamakuru baramutse mbese byararangiye nta kintu bamubwira kibi cy'ikindi bacyemere. usibye n'ubukene bwa za Kiyovu na Rayon media